Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV, nonaha muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Iyi nkuru yitwa amabi y'umukobwa utagukunda. Ayo mabi ni ayahe? Kubera ko iyi nkuru bayise amabi y'umukobwa utagukunda, byaje kugenda ute? Ugiye kuyibagezaho ni Fabien, ukagukanda subscribe no like ndetse unayisharinge na bagenzi bawe, ndetse utange n'igitekerezo. Mu mudugudu waruzwiho amahoro n'ubumwe, habaga mu muryango w'abavandimwe babiri aribo Musa na Dani. Bari barakuze bakundana cyane, bagasangira byose, bigeze batandukana kuva bakiri bato, ariko ubuzima bwabo bwahindutse umwijima kubera umukobwa umwe. Byaje kugenda ute? Umukobwa yari yitwa Keza. Ese byaje kugenda ute? Keza yari umukobwa w'uburanga buhebuje, amagambo meza n'isura yiwe bituma buri wese amwishimira, ariko inyuma y'iryo sura yari afite umutima utari mwiza, umutima wifuzaga inyungu aho kuba ari urukundo. Nanone urukundo rutari urukundo rero byaje kugenda ute? Musa niwe wabanje gukundana na Keza, yamwitayeho cyane, muha umwanya, akamugurira impano nubwo yari umukene. Musa yakundaga Keza by'ukuri, ariko Keza ntiyigeze amukunda. Keza yakundaga ibintu bya Musa, ntiyigeze akunda by'ukuri Musa, ahubwo yakundaga amafaranga ndetse n'ibintu n'ubutunzi bwa Musa, si umutima wa Musa. Umunsi umwe Dani umuvandimwe wa Musa yahuye na Keza, nawe yahise amukurura. Keza abona amahirwe mashya. Dani yari atangiye gutera imbere kurusha Musa, cyangwa kurusha Musa atangira gukina umukino mubi. Nawe unyumvire, ubugome rero bwaje kuba, ubugome butangira. Keza yatangiye guhindura amagambo, ajya abwira Dani ati, wowe uranduta cyane, Musa nta kintu azigera ageraho. Aya magambo yagiye yinjira mu mutima wa Dani buhoro buhoro, tangira kureba umuvandimwe we nk'umuntu udafite agaciro. Hagati aho Keza yakomezaga kubeshya Musa ati, ni wowe nkunda wenyine Musa wanjye. Musa akomeza kumwizera, atazi ko arimo kugambanirwa n'abantu babiri yizeraga cyane. Igihe cy'amarira rero byaje kugenda ute? Nawe unyumvire. Umunsi umwe Musa yasanze Dani na Keza bari kumwe baseka, basa n'abari mu rukundo. Umutima we warasandaye uramurya. Yabajije Dani ati, murumuna wanjye, ese koko uramundwara? Uri umuvandimwe wanjye? Dani wari umaze guhinduka yamusubije nabi ati, urukundo si urw'umwe gusa, niba yarankunze n'amahitamo ye. Ayo magambo yabaye nk'icyuma mu mutima wa Musa. Yaragiye agenda arira nk'umwana mutoya, nta muntu n'umwe wamufashije. Nawe unyumvire. Ihinduka ry'ubuzima rero byo byaje kugenda ute? Iminsi yarashize, Keza atangira kwerekana ukuri kwe, atangiye gusaba Dani amafaranga, ibintu byinshi no kumutegeka. Dani nawe atangira kubona ko atari urukundo ahubwo ari inyungu. Umunsi umwe Dani yabwiye Keza ati, ese koko urankunda Keza we? Keza yasetse gatoya amwenyuramo, njye nkunda ubuzima bwiza, niba utabumba ndigendera ndagusiga. Ku kanya Dani yahise amenya ukuri kose. Yari yaratakaje umuvandimwe we kubera umukobwa utigeze anamukunda. Kwicuza n'ubwenge rero, cyangwa kwicuza n'ubwiyunge. Dani yagiye gushaka Musa, yamusanze wenyine. Ubuzima bwaramuciye intege, ariko akomeza kwihangana. Dani yarapfukamye aravuga ati, muvandimwe mbabarira, naribeshye, naretse urukundo rwa kivandimwe kubera umuntu utatwifuriza ibyiza. Musa yaracecetse, amarira aratemba, ariko umutima we wari ugifite urukundo. Yaramubwiye ati, umuvandimwe ni wowe ukuri. Umukobwa araza hanyuma akagenda akadusiga. Barahoberanye, amarira menshi cyane, ariko ayo marira yari ay'imbabazi n'urukundo. Iherezo rinejeje, Keza yaje gusigara wenyine. Abantu bose bamaze kumenya ukuri kwe, nta n'umwe wifuzaga kumwegera. Musa na Dani bongera kubaka ubumwe bwabo, batangira gukorana, bagatera imbere ndetse bafatanije. Nyuma y'igihe Musa yaje kubona umukobwa w'umutima mwiza wamukunze by'ukuri utari nka Keza.
Dani nawe yize isomo rikomeye mu buzima bwe. Ntuzigere uha agaciro umuntu utaguha urukundo nyarwo, cyane cyane niba bishobora gusenya umuryango wawe. Inyigisho rero, uyu mugani uratwigisha iki? Umuntu utagukunda ashobora kugusenya kuruta uko wabitekereza. Urukundo rw'ukuri ntirugira inyungu rwihishe inyuma. Umuryango nabo mufitanye amaraso nibo ba mbere, ibindi bigakurikira. Umwanzuro rero, amabi y'umukobwa utagukunda atwigisha ko hari abantu baza mu buzima bwawe nk'umuyaga, ndetse bazanywe no kugusenya, kugusubiza inyuma aho kukubaka. Ariko nanone kandi imbabazi n'urukundo nyarwo birusha imbaraga uburiganya bwose. Ndabakunda cyane cyane. Igihe bagezagaho iyi nkuru ni Fabien, ndetse wibuka gukanda subscribe na share kugira ngo iyi YouTube channel tugere ku rwego rwiza, natwe tugira imbaraga zo kubahiriza isomo ku buzima ndetse n'inkuru ngizi ndetse n'imigani. Ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze bandebere cyoroshye. Ciao.